twaje ku biciro. Uyu munsi twabajije ngo ugendera kuki ushyiraho ibiciro. Abantu benshi hafi 90% mwavuze ngo tugendera ku biciro bitewe nuko twaranguye. Abantu batarangura se. Uzana bacuruza serivisi bararangura. Wapi? Buse niba ari byo wihingiye. Aba bantu. Waranguye. Oya. Yaraga koko yororeye buriya. Washoye. Ugendera kuyo washoye se. Ibiryo wazihaye. Urabwo baranditse arateranyije akamenya inkoko imaze kuntwara 4 tu. Nubwo uriya yayigurisha 3 nge yanjye imaze kuntwara 4 ngomba kuzayigurisha 5. Narahombye. None se nyine ibazi. Ugendeye ku tutabaza abo barangura wenda waranguye biramworohera kumenya ngo ikintu nakiranguye 2 bamwe bavuze ngo 200 ngahe gutyo kabimenya. Iyo washoye se ugasanga washoyeho menshi kurusha igiciro kiri ku isoko. Tuvuge ni inkoko warazoroye ibiryo birahenda uzigurira ibiryo bihenze warandikaga mu gakayi ubu uri guteranya ugasanga inkoko yawe ihagaze nk'ibihumbi 5 mu gihe ku isoko ziri kugurishwa 3-4. Kandi akenshi iyo ushoye ushora menshi nyine icyo gihe ubigenza ute? Batubwiye ko bagendera ku yo baranguye ubwo bijyanye n'ayo muntu yashoye. Icyo gihe ubigenza ute? Wihagaraho kagati ngo kwanjye ni 5 urashinyiriza ukayigurisha 3 gashya bigenza ute? Hari ahantu mwatwibye ugendera kugendera kuko waranguye. Hari igihe banoshaka kuguhombya ari ukuntu ushaka kurangura ikintu urugero mujya mubibona nko ku bishyimbo hari ukuntu bijya bikubita bikagera mu 1500 mu kanya gato mu gihe uri kubirangura aho ngaho hakagiraho byera bikahita bijya ku cyabiri urakomeza ukihagararaho ati ni 5 bigenda gute? Ni nk'umuzungu sinzi umuntu ngo waguze ni muri kaminuza ra y'u Rwanda wishyuye umuriro niba yaragize isoko ry'umuriro kuva ryari ni kera ibiciro babikubita hasi kuri icyo gihe none waruhenze ahubwo ubu ngubu abara niba yarabaze imyaka 40 ingahe urumva ku giciro yishyuragaho still no nicyo cyishyura kandi ibintu byarazamutse ko umuriro ntago ukunda kuzamuka. Urugero niba wenda nko muri 90 umuriro wenda yari barabubariye wenda ku giciro cy'ijana. Hase cyagiye ni wahendaga kuko nyine wabaga umugabo ugasindi. Niba barabubariye ku giciro cy'ijana icyo gihe uyu munsi ijana rikaba ririmo ibihumbi wenda biri mu gaciro k'ibihumbi. Nyine niyo nyungu yo kwishyura cyane ni nkuri ya Muhinde bavuga ko yakodesheje hari ahahinze ibisheke kuri Nyabarongo. Bari mu nyungu nyacyo kiza cyo gushora mbere y'ibintu bihenze urakomeza ukunguka. Kimwe n'ibyabaye kuri urakomeza ukunguka menshi. Kuri Qatar n'ikibuga cya Uganda. Niko bimera mu gushora hari risk ebyiri. Ushobora gushora amafaranga ugaprofita ibintu bikazahenda we warashoye make uri kunguka. Muri make uko bihenda ni kwinyungo wiri kwiyongera iri ari nyinshi. Ibyo byabaye. Hari no gushora ibintu bikazaboneka bikamanuka. Uko abandi bagenda babishimira ko ibiciro byamanutse wowe uri kurira. Ibyo byabaye sinzi niba warumvisha inkuru ya Qatar n'ikibuga cya Uganda cya Entebbe. Niba Qatar yarakodesheje imyaka runaka nabigezeho Uganda ibone irimo irahomba amafaranga ari kwinjira ni menshi kurusha yo kandi baragize imyaka nibyo basubiyemo barabati niko ibintu bigenda buriya niyo ugiye kugirana amasezerano n'abantu mugashyira igiciro runaka ari ibintu by'igihe kirekire habamo izo risk. Hari igihe uwashoye azunguka cyane wa wundi nyiri umushinga cyangwa se nyiri imari agahomba akaba ari guhomba. Hari n'igihe uwashoye azahomba wonde nyiri umushinga akaba ntacyo mubwaye yakuyemo ikibazo afite. Urumva rero byose mugomba gushyira kuri balance ugatekereza. Niyo mpamvu hano ku giciro mu gihe ugiye gushyiraho igiciro ubundi ikintu cya mbere gituma ujya muri business gituma ushyira igiciro kuri product yawe nuko uba ukeneye kubonamo inyungu. Nta nyungu irimo nzi neza ko mutacuruza. Waba uri gukora iki? Ibyo mwatubwiye ngo ayo waranguyeho kugira ngo ubonemo inyungu. Target yawe aba ari ukubonaho inyungu. Ubara ayo waranguye ukabara transport ukabara ibyo washoyeho byose ariko ugamije iki? Kugira inyungu ubonaho. Nukuvuga ngo impamvu nyamukuru yo gushyiraho igiciro nuko umucuruzi abonamo inyungu. Noneho dore impamvu rero duhomba. Urabara ukabara ukibagirwa bimwe muri ibyo byabindi twavuze tuvuga ukigenera umushahara ukibagirwa ibintu washoyeho
ukibagirwa ko iyo utuma umuntu yego transport ariko iyo utuma umuntu kukurangurira ntabwo ari kumwishyura uwo mubyizi ukakuraho salary yawe kabara ngo ngiye ngo navuye Gisenyi ngo jya kurangura amapantaro i Kigali ngo nongeho transport ntiwibuke ko hari umubyizi icyo gihe waranariye i Kigali wafashe wenda kamoto byose gasanga ari utuntu waguze. Niyo mpamvu rero dusigaye nyine ugasanga uri muri loss kubera iki ibyo byose wabyirengagije ngo kubera ko ngo hari ngo ariho biri kurangura make ubwo ngo ndi mu nyungu. Ugiye kureba amafaranga wakoresheje ugasanga warahombye ushyizeho salary wihembye ugize gute usanga igiciro ubundi kigendera ku kiranguzo wongeyeho ibintu byose washoye kuri icyo kintu kugira ngo kigeraho ugicuruje kigere ku muguzi wa nyuma bari kugita ku muguzi wa nyuma undi ugitwara iwe mu rugo ariko wongeyeho n'inyungu kuko target ya mbere y'igiciro nuko ubukeneye kunguka atari ukunguka nari ubwakwiri gushyiraho igiciro cyaba ari iki nazo buri gufasha ushyiraho igiciro amaso yawe yahanze inyungu handi uvuga ngo ndemera nunguke 100 ariko ngurisha undi akavuga ati no nge simfataho 100 ndategereza 1000 ni ntakibonaho babirekera niba ari nk'imari itabora ari imyenda ari ibindi bitandukanye. Dorosere ne bigeze kuvuga ko tingewe ndeba igiciro bitewe na carte ya product ati wenda niba ari karite ya mbere nyihi yangaya niba ari ya kabiri nyihaya ni ya gatatu nyihaya ariko byose abareba mu nyungu aravuga tutuntu ni tubi tuzagurwa dutinze kandi ushyire kuri make nemere nungukeho make ariko yunguke nagatangira ikiranguzo nungukeho make tumveho ibi byiza mbona umuntu wese aza tanza amaso nanjye mbishyire igiciro kirarahije kandi nabwo wunguke menshi urumva target ni inyungu nicyo kintu cya mbere umucuruzi no mu businessman we nyine muri business ikintu ukeneye ni inyungu iyo ugiye gushyiraho igiciro ubanza kureba ese iki giciro kirimo inyungu kiramba inyungu ningurisha gutya nzaba nunguka ninkira kuri aya ngaya nzaba hari icyo mfatamo hari inyungu nzabonamo icyo nicyo kintu cya mbere ureba ushyiraho igiciro ureba niba hari inyungu uzafata ukurikije ibyo washoye byose ukareba niba uzabonamo inyungu hanyuma none iyo ugeze ku nyungu niho utangira gushyira ku munzani yego inyungu irimo ariko sinimfataho inyungu ingana gutya bizorohera bangurira kungurira nandi usanga wemera ngo kamfateho veni kamfateho desa kamfateho 500 kamfate hayi bitewe n'abakiriya ufite kuko ushobora kwipasa muri mwana wabo urashaka inyungu ariko bikaba bitandukanye n'abakiriya ufite niyo mpamvu hariya uhitamo kavuga ngo noneho kubera ko mbona nikira kuraya nzagurirwa n'abantu bake reka mbicemo karite runaka ukajya kubwiza bwa product ufite avuga ati ni karite ya mbere nzayihenda abangaba bakunda ibintu byiza bazayigura za karoti twagarukaga hejo ni nziza zisa neza 500 bazazigura hanyuma noneho babandi banje bikundira utuntu twamake nabo mbakuriyemo tunanutse dutoya dutatu bagana nabo baze batugure ningurisha gutya kuri desa yego ndaba ndungukaho senkani ariko za zindi nziza 500 ko nzanungukaho 200 zizaza zikavaringe yanyungu nkeya nabonye ngende nzamuka urumva ibintu byose target yo mu ucuruza bari inyungu cyo kintu cya mbere ureba ariko nanone ukaza kureba iyo nyungu ushingiye ku bakiriya ufite ugashingira no kubwiza bw'igicuruzwa cyawe uko kimeze ese kimeze gute produit mfite imeze ite service ntanga niyi imeze gute ntangiye service so umuntu mukoreye iki ngiki ku mafaranga ya nabanunguka nabamomba niyo mpamvu akenshi ubona iyo umuntu atangiye kugira abakiriya benshi atangira kujya yizamukira ashyiraho utuntu ejo ugasanga yahinduye igiciro yishyize hejuru ho yeyongeyeho nka 50 ahangaho niho wongeraho n'amafaranga ajyanye no kwamamaza kwa kuntu ushaka kuvuga toke ngiye gushyira bino muri discount ngiye kugabanya igiciro ni promotion ngiye kugabanyaho igiciro kugira ngo nkurura abantu baze babigure vuba bishire byo nabyo ushaka kubiteganya kavuga uti igiciro nyakuri iki kintu kigura wenda 12,000 ariko noneho nko mu minsi ya weekend nzakira kuri 11 cyangwa ku 10 abari promotion baze babigura ari benshi vuba nemere mfate icyo 1000 cyangwa 500 ariko bigende vuba nongere ndangura nanone bikongera bikagenda no kuvuga ngo wenda ibi bintu byanjye bimaze kwamamara abantu babishaka ni benshi kuva ari benshi kanongereho
igiciro ho hejuru ho gato kugira kuko n'ubundi nimba itangira yandi birashira vuba kandi nta n'ikintu kirenze nungutsemo kanongereho gato ababikeneye ni benshi hanyuma noneho babigure nanjye nunguke nza n'ibindi vuba vuba ugenda rero urebera ku bintu byinshi cyane iyo uri gushyiraho igiciro icya mbere twakubwiye ureba ku nyungu yo ni ingenzi igihe cyose niyo urebaho urebera mu ndorerwamo y'inyungu gutekereza ku nyungu mbere y'ibindi byose icya kabiri ni ukumenya ibyo ucuruza ukamenya ngo birimo karite zihe ukabicamo ibyiciro kuko ufite n'abakiriya bari mu byiciro bitandukanye abakire cyane abaringaniye n'aboroheje hanyuma ikindi cya kabiri usibye no kurebera kuri product ukuntu imeze hakaba no kureba ese ni promotion nshaka gutanga niba nta bakiriya bahari ukagabanya igiciro ugamije kureshya abantu ngo baze niba bahari ukongera igiciro ugamije guca ko kavuyo n'uwo mubyigano kugira ngo nawe profite wunguke ibyo byose ni ibintu ushaka gutuma ushyiraho igiciro uvuga ati ngewe ndamutse mfite abakiriya benshi nakongera igiciro kugira ngo nyine kuko bari kubirwanira barimo barabirwanira barabigura uzare nko kuri Sevalente ndabona icyo kintu gihenda ku isi ariko iyo bukeye yewe umuntu aramuga akavuga ati kubera ko nyine baba bazi yuko icyo kintu kirakenewe yes muri ako kanya kirakenewe wabishaka utabishaka urarugura wari uraye ahantu kugura ikintu ejo tuzarusubiza ku giciro cyarwo ugasanga umuntu yahinduye ibiciro kandi ejo waraje kugura ugasanga kubera iminsi mikuru iri mu bintu byuriza ibiciro abantu bagakubitaho bya biti bya Noheli biba bigura amafaranga make iyo Noheli itaragera ariko iyo yegereje barabyuriza kugeza ku munsi wa Noheli ku munsi wa Noheli ni mugoroba byongeye byahananutse kuko nta muntu aragikenega kimaze iki ataragiteguye niyo mpamvu uzabona ibintu byose bikenerwa cyane buri munsi usanga ibiciro byahindutse niyo mpamvu ibi biryo turi kugura nabyo ngo ibiciro biri kuzamuka turabikeneye nyine dukeneye kurya turi benshi ni nutabona uwo muceri ubu twese twiyirije ari ako batabimanura tugiye gufata amasengesho twese nk'uko abisilamu umuntu yavuga ati sha umuceri nungukagaho 4 kanihanga mfate y'igihumbi bose bahita bagabanya ariko kubera ko bazi ko ebana turarya niyo mpamvu za Uganda ibiryo wajyumba bari yes nanone rero igiciro kigendera kuri business ufite cyangwa se ku isoko ufite ibyo ngibyo twagiye tubibabwira ushaka kureba ukavuga ngo njye ahantu ucururiza iyi nzu nkodesha irampenda ibi bintu kugira ngo mbifunyike muri boîte nziza birampenda bitewe n'ahantu business yawe dushaka twese ducuruza inkweto zimwe karite zimwe turangura ahantu hamwe ariko kuko amaduka yacu atandukanye gusa ukwasa uko iduka ridekoye aho dukodesha inzu zitandukanye ibiciro bigatandukana ibyo nabyo bibaho bitewe nuko ahantu ukodesha ucururiza harahenze hihagaze hose ibyo upfunyikiramo abakiriya byihagazeho iki niyo mpamvu abantu bahahira mu supermarket batandukanye n'umuntu uhahira mu isoko hariya hepfo ibiciro byabo hano gasanga nk'akarungo kari kugura 5 hariya muri supermarket ni 2,500 gutyo kubera hari uburyo nyine buri classique ukuntu bimeze neza harimo isuku harasanzuye hari iki arabara nyine ariko ari mu isoko arabati hari no muntu uvuga ati ibi uzareba birayi byo muri supermarket babirunze bisa neza bifite isuku dutwara tumeze nako hajya kubigura nka birimo ibitaka biraba tuvanjamo n'ibitaka byose bagapima gatwara biba byitwa ngo injonjori ibindi babitoranyije binini kandi bironze bidakomeretse ahantu utinyira kiraronze ko ntigikomeretseho bisa neza ku buryo nawe bitwara urumva bahita babara umukozi wabyogeje ayo mazi oya n'ahantu biri nawe urabireba ukatuvuga aka kantu biriho biteretse kabisa gakwiye angahe kandi ni iduka rimwe hano hakurya n'ibya bindi byacu byo hasi irinda habiri ni kimwe ibyo birayi birangana ariko ibiciro ntabwo bingana iyo bihiye ntago tumenya ko byavuye muri supermarket cyangwa mu isoko byose n'ikirayi urumva ko rero igiciro kigendana n'ibyo bintu bitandukanye tugiye tukubwira niba rero ugiye gushyiraho igiciro ikintu cya mbere uzareba uko biguha inyungu
cya kabiri uzareba ni karite y'ibicuruzwa byawe. Niba ubona bifite karite zitandukanye, jogora, toranya, urabyemerewe. Kugira ibishyimbo bya VIP n'ibivangavanze urabyemerewe. Kugira inyanya nziza n'iza rubanda rugufi urabyemerewe. Kugira imyenda iri classe n'iyindi iraho wateshyira muri terera hejuru kagati mujogore nubwo ari mangaze hari magana abiri muri mangaze amagara 3 niyo bahera terera hejuru muri mangaze ni magana abiri yari kera 50 aho ni muri cago bakongezaga n'ikibiriti agapira naguze 5 banyongeza n'ikibiriti cyose cyo kumara imyaka 200 tukakongeza ikibiriti waguraga 2 bakakongeza ikibiriti ni promotion nyine uburyo bwo kureshya abakiriya kari ibintu bikenerwa ibyo bya kante byavaho ukareba ngo iki kintu kirakenewe. Niba abantu bari kukishaka ari benshi zamuraho, niba abakiriya babuze manuraho kugira ngo bareshye bazi. Ibyo byose bigenda bigufasha. Hanyuma urebe nanone iyi product irafunyitse, ira packaging neza, iteretse ahantu heza, asa naho urabyumva nago bizagura nk'ahandi. Impamvu hari parikingi izishyurwa cyane buriya nuko abantu batamenya ngo babandikiye hariya, ariko hari uparitse imbere ya supermarket ibiciro amafaranga wishyuye hariya imbere na parking bayishyuye uba wishyuriyemo parking asa kugira ngo ngenze parike pfiri hano nzamuke n'amaguru nze sange n'abana bayikuyemo wayendo gaparika hano hari parking ukinjure imodoka yawe itekanye ari n'umusekirite uyicunga ubundi ugasohoka sensa surugo cyangwa igihumbi babongeyeho ubundi ukaryoherwa. Nibyo ngibyo rero ntago igiciro kigendera gusa kuyo waranguje kuko ushobora no kujya kureba yo waranguje ugashya cyane. Ibyo washoyeho byose urabireba ariko target aba ari inyungu, hanyuma ukita no kuri utwo tuntu twose tukubwiye. Nujya gushyiraho igiciro rero izo nguni zose ugomba kuzireba nimwe usiga. Dore ikibazo dufite ni kimwe, niyo mpamvu business twese tujya muri business ko kumuhubuka ntago tujya twicara tubarire buri kantu. Oya ni hahandi ujya unasanga abantu baho usuzi ko se umuntu ashaka kuguhombya. Tuvuge n'urugero turanguye ikintu 500 tukaza tugashyira twese kuri 800 ngiye nkahita nshyira kuri 550 wowe ukaza ati 550 ngiye 550. Hari system nabonye nanjye nshaka kuzakoresha, ukaza ukagura ikintu kuri make bo muri kumwe ngo yabishyize kuri make akakurangurira aka video nta kubyuba akakurangurira agahita wita umurangurira nanjye kubigisha ko ga system ubundi ugenda umanura ibonye umuntu ari gukomeza kumanura uraza ukamurangurira ituzukagura byose noneho bya bindi bazaga bavangwa ni byinshi ngo ni kuri make ukahita ubyuriza katushyira kuri cya giciro wifuzaga ukunguka. Yes, nibyo ngibyo twababwira kubijyanye n'ibiciro. Hanyuma ejo ni promotion, ejo tuzababwira uburyo promotion ikora, kuko uramutse ucuruje ufite product nziza washyizeho icyo giciro ku buryo twakubwiye ariko ntugire promotion ntago wabasha gucuruza izo product na service zawe. Kuwa kane nkababwira kuri place ahantu ho gucururiza, ubundi nkaza kuwa gatanu tubabwira abantu ukeneye mu bucuruzi, ntago ari abakiriya gusa hari n'abandi ukeneye. Turi muri business noneho ya nyayo tuyirimo ujye mwandika gusa ubundi ibindi bizikora. Ese unkunda bingana iki?